cya shitani cyarakaye. Umusore utanyoheza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we. Nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up, beautiful ladies and gentlemen? Let me hold that you are fine. My name is Badon. As usual, ingini DON TV. Baje kugeza amakuru menshi bari kugenda agarukaho cyane hano hanze haba ku mbuga nkoranyambaga ku itangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse mu by'ukuri n'amakuru twakwiye kwitera mu buryo bugiye butandukanye. Hagati y'abanga bari jango wamaze kubona kuri family yacu yose ku ifoto ibanza ko hariho His Excellency n'ifoto y'umusore umwe ushaka utawarebye usura ntitumumenya ariko ngira ngo ukibona His Excellency ndetse ukabona n'umutwe w'ino nkuru wamaze kubona neza ikintu tugiye kugarukaho. Hari amashusho akomeje gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Afrika yose, hano mu Rwanda, muri Ghana ndetse n'ahandi hatandukanye mu bihugu bya Afrika. Amashusho akomeje kuvugisha abantu benshi kabisa, bamwe bakajya kureba His Excellency Paul Kagame ni muntu ki, bamwe bakajya bakakomeza kwibaza n'ukubera iki abandi bantu badakora nkawe, abandi bakomeza kwibaza ibintu byinshi biturutse kuri amashusho bagiye babona y'umusore umwe ukomeje kugaragaza cyane uburyo yishimiye His Excellency Paul Kagame. Uno musore ushaka kubyumva gutyo ukagira ngo wenda n'umusore w'umunyarwanda cyangwa nuwahe, ariko uyu musore ntabwo ari umunyarwanda. Ni umusore utari usanzwe azwi cyane, ntabwo ari umusore ufite izina rinini, ntabwo ari umusore wenda w'umustari we wavuga ngo nicyo kintu wenda byatuse kugira ngo ano mashusho ye akwirakwire. Ariko ano mashusho afite umwihariko umwe kandi nanone akaba yarakwirakwire biturutse ku mpamvu uwo musore yifashe ayo mashusho, bikaba biri muri bimwe mu byatumye ayo mashusho akwirakwira. Ku munsi w'ejo His Excellency Paul Kagame nibwo yari mu gihugu cya Ghana, aho yari yagiye mu irahira rya perezida mushya wa Ghana John Dramani Mahama. Uyu nguyu akaba ari we rero uherutse gutorerwa kuyobora kino gihugu afite amajwi 56 n'ibice bitatu, aho agiye gusimbura perezida wari usanzwe uriho Nana Akufo-Addo. Muri uyu muhango kandi ntabwo ari perezida warahiye gusa, kuko hanahaye vice perezida we Nana Jeanne Opoku Agwemang. Uyu ni umuhango rero wari witabiriwe n'abaperezida benshi bagiye batandukanye, ariko ino nkuru yaje gutuma abantu benshi bakomeza kugaruka cyane kuri His Excellency Paul Kagame. Hagati aho ngaho uri kwibaza ngo byagenze bite kugira ngo ano mashusho aze kugaragara gutya, abantu baze kugenda bavuga byinshi cyane, cyangwa se uno musore yapostinze ano mashusho biturutse kuki? Uno musore rero yamaraga kubona yuko His Excellency Paul Kagame yageze muri Accra muri Ghana, ayo mashusho yayabonye yicaye kuri televiziyo ye nk'ibisanzwe n'undi ari mu rugo, hanyuma abona His Excellency. Hanyuma rero akimara kubona ayo mashusho kuri televiziyo, ikintu yakoze ni kimwe, yafashe telefone ye afotora screen ya televiziyo, arangije ajya kuri Twitter cyangwa se kuri X, arangije yafata iyo foto afashe Paul Kagame ari kugaragara kuri televiziyo ye, arangije arayipostinga, ayiherekeresha amagambo agira ati tuguhaye ikaze nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Ghana. Iyo foto yayipostinze cyangwa se iyo foto yayipostinze iherekeresha ayo magambo nkuko nawe wabikora busanzwe, ugapostinga umuperezida cyangwa se n'undi muntu, ariko utiteze na gato kuri bwabona gusubiza cyangwa se utiteze na gato kuri bwabone feedback imuturutseho. Hanyuma rero no musaki mara kuyipostinga hakiyemo akanya gatoya, hakiyemo umwanya muto cyane, hanyuma agiye kubona His Excellency Paul Kagame amusubije ibyo bintu byaje guhita bizamura amarangamutima ye, hanyuma ntiyabyihererana haba ku bantu bari kumwe mu rugo, haba ndetse no ku nshuti ze zimukurikira ku mbuga nkoranyambaga nto afite akoresha. Hanyuma His Excellency muri ubwo butumwa yaramusubije ati urakoze cyane, nishimiye kuba ndi muri Ghana mu irahira rya perezida Mahama. Hanyuma rero uno musore akimara kubona buno butumwa rwose amarangamutima yaramurenze, arahaguruka hanyuma arasakuza cyane, hanyuma afata n'akavideo, afata amashusho, hanyuma ayo mashusho ayashyira ku mbuga nkoranyambaga, abantu rero bayasamiye hejuru. Ubusanzwe ntabwo yagiraga abantu benshi basura imbuga nkoranyambaga ze, ariko ayo mashusho yahise akwirakwira. Akimara gukwirakwiza ayo mashusho rero abantu bayasamiye hejuru, hanyuma arakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hano muri Afrika, bibaye bindi mu gihugu cya Ghana akomokamo. Ayo mashusho rero nkuko yapostinze, umva we ibyo yatangaje muri ayo mashusho. Hey, you would not believe this. I have made it in life. President Paul Kagame, we have made it in life. Look, President Paul Kagame, he has responded to my tweet. Hey, I'm going to frame it. Hey, Rwandese, I love all of you. Look, let me show you the thing. I said,
I said, welcome to Ghana, His Excellency Paul Kagame. And then he came back and he was like, thank you very much. Happy to be in Ghana for President Mohamed swearing in. Hey! I have made it in life. President Paul Kagame, you have made me. Thank you for making me. For Rwanda, here I come. Hey, Jesus. Jesus. Hey, let's go and frame this one. Hey. Ntabwo mwabyizera nageze ku nzozi zanjye mu buzima. Perezida Paul Kagame yasuje ubutumwa bwanjye kuri X, kuri Twitter yanjye, n'ibyishimo byinshi ntabwo mushobora kwizera ukuntu nishimye, ntabwo mwabyumva. Akomeza avuga ati banyarwanda mwese ndabakunda cyane, ndabakunda muri abantu beza, Imana izamfashe cyangwa se Imana izabijyemo, hanyuma ngira inshuti mu Rwanda bizamfashe kugira ngo nanjye uko nzajya mbishaka igihe cyose nzajye mbasha kugera mu Rwanda. Akomeza avuga ati u Rwanda ni igihugu cy'inzozi zanjye, u Rwanda ni igihugu cy'inzozi zanjye, Imana uzamfashe zabashe kugira inshuti hariya zizambere bizamfashe cyane kugira ngo nyibasha kuhajya uko igihe cyose mbishaka. Hanyuma kandi akomeza avuga yuko mu by'ukuri ngo perezida ari umuntu abantu bakunda bose kandi ari umuperezida ukomeye cyane Afurika ifite. Akomeza avuga ati umuntu wese ushaka kuvuga nabi His Excellency Paul Kagame ntabwo dushaka kubyumvikana cyane kuko icyo gihe aba yibeshya cyane. Akomeza kandi avuga yuko mu minsi mikeya iri imbere agiye gutegura umushinga wo gushimira His Excellency Paul Kagame, agaragaza ibikorwa bye byiza ndetse amutaka amushimagiza. Abantu benshi rero bakomeje kubona ayo mashusho, bakomeza kandi kugenda bagaragaza nabo ko ari abakunda His Excellency Paul Kagame cyane, binyuze muri comment bagiye bashyira kuri no post cyangwa se nabo bayipostinze bakayiherekeresha andi magambo agaragaza neza cyane ko ari umuntu bakunda kandi ari umuntu Afurika ifite nk'intwara, ari umuntu Afurika yishimiye cyane kuba ifite kandi Afurika yigiraho byinshi. Ni Perezida Paul Kagame ukunzwe n'abanyarwanda cyane, ukunzwe n'abanyafurika kandi no kwisi muri rusange. Ni Perezida ukunze kugaragaza interaction cyangwa se kuba hamwe n'abaturage be, kuba hamwe n'abanyafurika, aho agerageza kuinteractinga n'abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga kandi no mu buzima busanzwe agakunda kugirana urugwiro n'abantu mu buryo bugiye butandukanye. Uyu musore rero wita Goshazi ku mbuga nkoranyambaga yaje gutuma kwitabira irahira kwa His Excellency Paul Kagame biba inkuru nyamukuru mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no muri Ghana no mu bindi bihugu bya Afurika bigiye bitandukanye. Hagati aho ngaho rero iyi ni DON-TV, nje nitwa Badon, komeze kubana natwe nkuko bisanzwe, ukandi subscribe, ufungue notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho umunsi ku munsi utajya ucikanwa n'ikiganiro n'iki na kimwe. Hagati aho ngaho rero Imana ikomeze kubana nawe, komeze kugira ibihe byiza.